ndabasuhuje nanone abakurikiranye Akasamutwe TV nkaba mbahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uno munsi. Nizera ko mumeze neza aho muri hose, abadukurikira bari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu bya Afurika, abari ku migabane yindi nk'Uburayi cyane cyane na Amerika. Mwese mbabwira ntimurakoze gukomeza kubana natwe, mudushyigikira mukora subscribe, mukora like ndetse musharinga ama video kugira ngo agere kuri benshi bashoboka, kubera ko atukungura ubumenyi butandukanye. Uno munsi rero ndagaruka gukoresha ikoranabuhanga, ubwenge bukorano, cyane cyane dukora umuziki dushobora kumva cyangwa kuguha inshuti zacu, umuziki twiyandikiye ariko ikoranabuhanga rikadufasha kuwukora mu gihe gitoya cyane kandi ukaba ari umuziki unogeye amatwi. Uno munsi ariko umwihariko hari nuko tugiye gukoresha telefone gusa. Ibi bitewe nuko nagiye mbisabwa n'abakunzi bacu batandukanye, bavuga ati warakoze kutwereka uburyo byakorwa ukoresheje computer, ariko benshi muri twe ntabwo dufite computer ahubwo dufite telefone zigendanwa. Twabigenza gutero kugira ngo natwe tuzikoreshe. Niyo mpamvu rero nagize igitekerezo cyo kuvuga ngo uyu munsi reka noneho tubikore ariko dukoresheje telefone ngendanwa zitwita smartphone, kubera ko abantu benshi barazifite, biroroshye kuba bazikoresha. Hanyuma mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro turaza kubabwira uburyo noneho uyu muziki wawubyaza umusaruro. Ese biremewe yuko wapostinga, wawushyira kuri YouTube kugira ngo ube monetize, ubone amafaranga? Biremewe ko wawucuranga uko ubonye? Biremewe ko wawucuruza mu by'ukuri? Kubera ko abashyizeho ubu buryo ntabwo babushyizeho kugira ngo abantu babifate babikoreshe uko babonye, kubera ko biba byatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari gukora ikoranabuhanga nk'iri ngiri. Rero wakwibaza ngo ese birashoboka yuko nabikora gutyo hanyuma nkatangira kubibyaza umusaruro? Mu gice cya kabiri turareba niba ibyo bintu byemewe. Mu by'ukuri turareba amategeko n'amabwiriza agenga ikoreshwa ry'umuziki uba wakoresheje Suno AI. Reka rero nkomeze mbahe ikaze muri kiganiro. Ndi Tonto Charles, naho mukanya. Twagiye rero gukoresha telefone. Mbibutse ko uburyo bukora, wabukoresha iOS, wabukoresha nuvuga iPhone, cyangwa se wabukoresha Android. Telefone ya iOS wabukoresha iri smartphone birakora. Urajya hari internet yawe, aho ujya kuri internet bisanzwe muri Google cyangwa uburyo ukoresha bwose, hanyuma wandikemo suno.com. Bibonye ko yafungutse, hanyuma urajya hari handitse create, ako kakazeru uri kubona munsi niko bita create. Ujye hari account, nuvuga ngo kwinjira biroroshye. Hitubona account yawe ya Google irimo muri telefone yawe, hanyuma ikayinjiriraho. Twamaze kwinjira rero nkuko mubibona, turajya kuri create, ni kariya kazeru nanone k'umuhondo murakabona. Hanyuma dufungure kariya kantu ka custom style and lyrics, niyo byo bituma dushobora kwandika amagambo y'indirimbo tugiye gukora. Murabona ko twageze aho twandika. Uno munsi natekereje yuko ngiye kwandika indirimbo y'Imana cyangwa ririmbiwe Imana. Hari abenshi bakunda kwandika iz'urukundo, ari nazo nyinshi. Hari abandi bakunda kwandika iz'imibereho, iz'ubuzima busanzwe. Muri iki gitondo numvise nakwandika indirimbo y'Imana. Indirimbo rero ni iyi ngiyi ngiye gutangira kwandika. Mbibutse yuko indirimbo igira ibice bitandukanye. Hari icyo bita intro, ni cya gice cya mbere usanga abantu bacurangamo, ariko hakaba n'utugambo dushobora kuzamo nko kwivuga amazina y'umuhanzi. Hanyuma hari igice bita verse cyangwa se igitero. Hakaba igice bita pre-chorus, na gace k'umurongo umwe cyangwa ibiri gatangira gashobora kubanziriza icyo bita chorus cyangwa inyikirizo.
hakaba chorus ubwayo ariyo nyikirizo, hanyuma haza icyo bita bridge, na agace nanone kajya ahajya ku mpera ku musozo w'indirimbo ariko itarasoza, kuko akenshi nyuma ya bridge haza icyo bita outro, no kuvuga gusoza indirimbo, igice cya nyuma gisoza. Mu by'ukuri nibyo bice bigize indirimbo, ariko hano ndakoresha verse ebyiri, nkoreshe chorus imwe ariko iza inshuro ebyiri, hanyuma na bridge. Indirimbo rero niyo ngiyo, amagambo muri kuyabona kuva mu gitondo tunyene turirimba kugeza nimugoroba, nyenyeri zimurika, simburi neza yawe Mana Nyiringabo. Makaza chorus, nzakuvuga, nzakuririmba, nzakurata kuko uri Imana. Indirimbo rero niyo ngiyo muri kuyibona. Indirimbo rero niyo ngiyo, reka ndebe ko nta makosa arimo kugira ngo nyakosore, kuko iyo yihaye amakosa nyine ririmba amakosa, ni ibintu byumvikana. Ndabona ngira ngo nta makosa arimo. Twakurikira rero mu cyiciro gikurikiye, turakanda hariya done kugira ngo dusohoke ahangaha. Hanyuma turajya muri style of music, niho bakora bandika umuziki icyo injyana irimo. Hano nahisemo iyo bita anthemic metal, ni injyana ijya kumera nka rock. Hanyuma dushyiramo izina ry'indirimbo nk'uko bisanzwe, nahise Mana Nyiringabo. Turangije rero tujye tuyibwiri ikore umuziki. Murabizi ko izana indirimbo ebyiri ngizo yamaze kuzandika, iri irazikora. Indirimbo ya mbere twayumva noneho. Nzakurata kuko uri Imana.
abatakuzi bakumenye ahise n'ahazaza hari mu biganza byawe nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana abakuzi bakurate abatakuzi bakumenye ahahise n'ahazaza hari mu biganza byawe nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana indirimbo nziza cyane. Hanyuma dushobora kuyidownloadinga nk'uko bisanzwe. Wabonye kariya kantu ko hasi twagiye kuri audio niyo duhereyeho. Download yaje mwayibonye turayamaze kuza. Hanyuma tujya kuyisavinga muri telefone yawe biterwa na telefone yawe ufite uko imeze, nimba ari iPhone cyangwa se ari Android, kuko uburyo bwo gusavinga murabizi buratandukanye ku bazikoresheje zombi. Ariko niba ufite telefone yawe yimenyereye biroroshye cyane kubibona uko uhita usavinga. No vuga ngo nko kuri iOS, iPhone niyo ndi gukoresha, nshobora guhitamo kuyisavinga muri files kugira ngo nze kuyibona ku buryo bworoshye. Ndahitamo rero files, saved files, urabona yego. Hanyuma ngiye no kudownloadinga video mbibutse yuko ibigizwe n'iriya ndirimbo n'agashusho kaherekeje ndetse n'amagambo wanditse, uko indirimbo ivuga amagambo akagenda yiyerekana. Ngiro download yaje, downloading nayo hanyuma tuyisavinge aho twashyize yindi ya mbere, ndavuga muri files. Muri Android ngira ngo zita zijya muri galeri, mwazibona. Hanyuma twagiye n'indirimbo ya kabiri kuyumva. kuva mu gitondo utunyoni turirimba kugeza nimugoroba inyenyeri zimurika simbure ineza yawe Mana nyiringabo nzakuvuga ibitangaza ukora uherekera kose n'ujya uhinduka nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana iyo ndebye ibyo waremye iyo numvise ibitangaza ukora uhereye kera kose n'ujya uhinduka nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana
byawe nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana nzakuvuga nzakuririmba nzakurata kuko uri Imana. nayo irarangiye, igikurikira no kuyisevinga, kuyidownloadinga nk'uko bisanzwe. Kuyidownloadinga nk'uko bisanzwe, twayidownloadinze turayisevinga hahandi muri files. Hano irakumbwira ko harimo yitwa kuriya, ndayibwira izigumane zombi. Hanyuma tujye no kuri video yayo, tuyidownloadinge nayo tuyisevinge aho twasevinze izindi. Bibe birarangiye, indirimbo zawe ube urazibonye muri telefone, urazifite. Hanyuma icyo nakurikizaho noneho nuko nafungura telefone yanjye kareba niba kuko izi ndirimbo zihari. Nayifunguye rero, telefone murayibona, ngiye kujya muri files aho na savinze za ndirimbo kugira ngo ndebe ko zihari. Afunguye files, hanyuma ngende hariya hasi muri recent, murabona ko indirimbo zihari, twanakina n'imwe mukayumva. Ngibyo rero, umaze kuzibona wazikoresha icyo ushaka. Ushobora kuba wazoherereza umuntu, ushobora kuba wazikubona muri telefone yawe, ushobora kuba wazipostinga, ariko nabyo bigira amategeko bikurikiza, ari nayo tugiye kureba mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri rero no tugeze no kureba imikoreshereze y'ibi bihangano umuntu aba akoze muri Suno. Kubera ko bifite amategeko abigenga, ntabwo umuntu wakoze ubu bwenge bukorano yicaye ngo abukore hanyuma abuduhe tubukoreshe ku buntu gusa, kubera ko icyo gihe yaba ari gukorera mu gihombo. Kandi murabizi ko iyi si inyungu niyo iri imbere, ntabwo rero yakorera mu gihombe. Kandi mbibutse ko ibi bintu bitwara amafaranga menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo bikoreke. Ntabwo ari ibintu byikorana, ibintu bishorwamo amafaranga. Amafaranga rero agomba kugaruka, hanyuma ba nyirayo bakunguka. Nicyo tugiye kureba rero, ese bikora gute, bibyaza umusaruro gute, ba nyirabyo babona amafaranga gute. Muranyemerera dukoreshe computer noneho kuko nibyo byoroshye kubibona. Icyambere tujye muri iyi nguni y'iburyo, murabona hahandi haba amakredi. Munsi y'umubare w'amakredi usigaranye urahabona ijambo subscribe. Riklikeho, hahita hafungura page ikwereka ibiciro bya Suno uko biba bimeze. Igiciro cya mbere cyangwa icyiciro cya mbere ni basic plan, ni uvuga ngo ni hahandi h'ubuntu, aha twaro dukorera. Baguha amakredi 50 birumvikana ku munsi, hanyuma bakaguha non-commercial terms, ni uvuga ko ibyo baba baguhaye utagomba kubicuruza. Ntabwo bakwemerera gukora credit top up. Ni uvuga top up ni ijambo rimaze kumenyerwa mu Kinyarwanda. Ni uvuga ko iyo amakredi yari amakredi 50 agushiranye udashobora kongeraho andi, hanyuma bakaguha indirimbo ebyiri zikorerwa icyarimwe. Ibyo ni bisanzwe mwabibonye. Tujye ku cyiciro cya kabiri cyo kwishyura amadolari 8 ku kwezi. Ahangaha rero baguha amakredi 2500 akora indirimbo 500 mu gihe cy'ukwezi. Ushobora kuzikorera rimwe, ushobora kuzikora umunsi ku munsi, cyangwa no kutarenza indirimbo 500. Ikindi nuko baguha general commercial terms, no vuga ngo noneho bakwemerera kuba wacuruza ibihangano byawe kuko biba byitwa ibyawe noneho kuko uba wabyishyuye. Ikindi nuko bagukwemerera gukora top up igihe aya makredi 2500 yagushirana,
hanyuma indirimbo 10 nizo zikorerwa icyarimwe. Tujya ku cyiciro cya gatatu. Tutarajya ku cyiciro cya gatatu, mwibutse ko amadolari 8 ntabwo nibuka ivunja aho rigeze neza, ariko ugereranyije ngira ngo ni nk'ibihumbi 12-13 y'amanyarwanda. Hanyuma ku cyiciro cya gatatu amadolari 28, amadolari 28 ku kwezi, baguha amakredi ibihumbi 10 akora indirimbo 2,000 ku kwezi. Iki cyiciro nacyo kigenwa na General Commercial Terms, nivuga ko ibivuyemo wemerewe kubikoresha no kubicuruza aho ushaka hose uko ushaka kose. Bakwemerera kuba wakora top up igihe aya makredi 10,000 agushiranye, hanyuma indirimbo 10 nizo zikorerwa icyarimwe. Ngibyo rero ngibyo ibiciro bitandukanye binyuranye by'iri koranabuhanga rya Suno AI. Tugiye nko muri ibi navugaga byo gukorera ubuntu, nkwibutse yuko nyine birumvikana iby'ubuntu bari iby'ubuntu, ntabwo wemerewe kubigurisha habe na gatoya. Kariya gashushanyo bizana ntiwemerewe kukagurisha cyangwa kugacuruza, habe no kubipostinga ku mbuga nkoranyambaga zicuruza nka YouTube cyangwa n'izindi nka TikTok n'izindi zishobora gutanga amafaranga. Ntabwo byemerewe. Mu gihe iyo wishyuye uba ufite ownership, full ownership, nuvuga ngo uba wemerewe biriya bihangano no kubikoresha icyo ushaka, kuko biba ari ibyawe 100%. Ngibyo rero hari abantu nabonye batangiye gukora ama YouTube channels, bakandika indirimbo bagashyira muri Suno ikazikora bakahita bazipostingaho. Ndebutse ko ibyo bintu ntabwo byemewe, ubifitanye urubanza na Suno. Icyakoza ushobora kubipostinga ariko ukavuga yuko ari ibyayo. Nk'izi ndirimbo nakoze ndaza kuzipostinga kuri YouTube channel ku Kasamutwe, birumvikana kubera ko ni urugero ndimo ndigisha abantu ko babikoresha, ariko munsi icyo nkora nandikaho yuko ibi bihangano atari ibyanjye ahubwo ari ibya Suno. Nibyo bita ku ya credit cyangwa kumentioninga nyine ko ibihangano ari ibyayo. Ngibyo muri rusange rero ibyo gukoresha ibi bihangano, haba ari kuri telefone, kubikora ukoresha telefone, ndetse haba no kubikoresha ushaka kubibyaza umusaruro, nguko uko bimeze. Nizere ko bibafashije, bikizeho umucyo ku bintu bitandukanye, cyane cyane kuri comments nagiye mbona abantu bavuga bati ntabwo tuzi dushobora gukoresha computer kuko nazo dufite. Nizere ko bibafasha. Abatarabonye ikiganiro cya mbere cyuko wakora indirimbo none ukoresheje Suno ari gukoresheje computer, ngira ngo mwabona iyo link aho hejuru, mwaklikaho hanyuma ikabatwara kuri icyo kiganiro mukaba mwabyiga. Reka mbashimire mwese rero abo twabanye, nkomeze mbifurije kugubwa neza no kumenya iri koranabuhanga no kuribyaza umusaruro. Hanyuma ushobora gukomeza gukora subscribe, gukora share, gukora like na comment kugira ngo ukomeze kunshyigikira. Mugire ibihe byiza.